Reka mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima mwe mudukurikiye muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda bari mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba n'iburengerazuba bari by'umwihariko mu mujyi rwagati wa Kigali turi Nyagatare hari kubera igitaramo cya Deben Kitoko na Bwiza ndetse na Bruce Melody n'inkuru y'agahinda n'umubabaro kuri aya masaha tumenye yuko Bwiza atari buze kugaragara kuri stage kubera impanuka agize ubwo yerekezaga mu gitaramo. Bwiza yahamagaye kuri stage nkuko bisanzwe imusanze yabimuriye abandi bahanzi barimo Kitoko barimo Deben na Bruce Melody ndetse Bwiza aza kubimburira abandi bose cyangwa se aba bahanzi uko ari batatu mvuga niyo wagendaga abakira. Amwe mu makuru yabanjwe kugenda avuga namwe mu ba blog ubwo wenda nibyo bagendaga basuggestinga bavuga ati suggestion yanjye uruhande rwanjye nuru cyangwa se biraza kugenda gutya, abandi bati biraza kugenda gutya, bamwe bati Bwiza ubwarabari wabo reka Kitoko abari ubanza noneho Bwiza aze kumukurikira ubundi bano bahanzi bakuru baze kuba bakurikiraho ndavuga ubwo Mugisha Benjamin Deben ndetse na Kitoko bibarwa ndetse na Kitoko kabanza Bwiza agakurikiraho. Ariko ibi ngibi siko bije kugenda hariya mu burasirazuba cyangwa se hariya mu Bugesera dore ko Bwiza bamuhamagaye ku rubyiniro iminota 30 yose iza gushira nta gisubizo Bwiza aratanga yuko ari buririmbe cyangwa atari buririmbe. Nyuma y'iminota 30 nibwo MC yaje gufata icyemezo abanza ku rubyiniro. Kitoko ageze kuri stage ntabwo yarazi byabaye kuri Bwiza, nta numwe mu bari hariya bazi ko byabaye kuri Bwiza. Ni inkuru itari nziza cyane ariko twizera yuko atakomeretse bikabije cyangwa se ari impanuka yaba idakanganye nkurikije uko babivuze mu itangazo rimaze gusohoka nonaha ngaha. Bwiza yaba yakoze impanuka yerekeza kuri stade cyangwa se ku kibuga cya Bugesera ahari kubera ibitaramo bya Country Summer byateguwe na Bruce Melody Itayiwacu Bruce Melody ndetse na Deben akaba ari kumufashamo na Kitoko na Bwiza kuri inshuro ababajwe nuko adataramiye abanyabugesera cyangwa se hariya kuvuko aho anatuye. Bwiza mu itangaza avuze yuko ababajwe cyane nuko adataramiye kuvuko kubera impamvu z'impanuka yagize yerekeza hariya ku kibuga aho bagombaga gutaramira. Ari gufata kutuzi bigenze bite rero kugira ngo Bwiza ye gutaramira hariya ibugesera nkuko byari biteganijwe ndetse ari nawe wabimburiraga abandi bahanzi kuri stage. Mbibutse yuko iyo bavuze kubanza kuri stage n'urugendo rwa rukomeye cyane rukakaye kuko ntabwo ubundi imbere babyitaga ngo ni ukwikorera isi kuko hari kuri stage urahabanza rwose inshuti zanjye rafiki zangu hariya ila stage ukuntu ibimeze nukuvuga ngo ni wowe abafana baba bagiye kubonaho bwa mbere biba bisaba kugira ngo ukoreshe imbaraga zirenze iz'umurengera kuruta iz'abandi barimo barakoresha. Ni ukuvuga ngo Bwiza rero ahangaha akigera on the stage akigera kuri stage icyabayeho ni igiki byagenze gute? Ntabwo yigeze agera kuri stage mu mbabarire ahubwo yahamagaye kuri stage arabura iminota 30 yose abahanzi MC nta waruzi wagwana nta waruzi kijya mbere nta waruzi ngo byagenze gute. Bakomeje gutegereza rero iminota 30 ishize bafashe icyemezo cyo gushiraho Kitoko uri wamaze kugera aho ngaho nawe muri mu kibuga cya Bugesera. Akimara kuhagera Kitoko nta kundi byari bugende yagombaga kubanziriza Mugisha Benjamin cyangwa se Tiger B nkuko turi kubibwana ubungubu umuhanzi Deben akaba avuye ku rubyiniro akaba agiye gukurikirwa n'umuhanzi Bruce Itayiwacu ari nawe wateguye ibi bitaramo bya Country Summer bizajya biba buri mwaka mu gihe bizaba bikunze dore ko aribwo bwa mbere ari wo mwaka wa mbere abigerageje kubitegurira mu turere tune. N'ibitaramo byabanjizwe mu karere ka Musanze biza kwitabirwa n'abantu 19,000, Nyagatare byitabiriwe n'abantu 15,000. Uyu munsi wa none twiteze Nyagatare ko naho hano mu Bugesera yuko bari butubwire ngo byitabiriwe n'abantu bangahe. Na makuru ya showbiz cyangwa se y'imyidagaduro umujyi wa Bugesera kuva ku munsi w'ejo cyangwa se wavanga iki cyumweru cyose
byari bicika, byari bishyushye, aho umuhanzi The Ben yagiraga gutya akigaragaza, umuhanzi Bruce Melody nakigaragaza, ndewe ku munsi w'ejo yaba Bwiza yakoze check sound, yaba Kitoko yakoze check sound, yaba Bruce Melody akora check sound, ndetse na The Ben Tiger B nkuko bamwita nawe akora check sound. Bivuze ngo kugeza aho igitaramo cyajyaga gutangira nta muhanzi n'umwe wari ufite ikibazo cyangwa se uri wakagaragaje yuko afite imbogamizi zo kuba yajya kuri stage ngo abe yabasha guperforminga. Byaje kugenda gute rero kugira ngo Bwiza ye guperforminga? Abarimo hara mu gitaramo imbere nta makuru bafite, ariko ngiye amakuru nkura mu ndani nuko Bwiza ngo yerekezaga hariya kuri stade ya Bugesera hari ibitagenze neza, niba ari accident turaza kubimenya mu buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere. Kimwe nakumenyesha nuko Bwiza atasha ataririmbiye abanyabugesera, kuko Bwiza The Ben avuye kuri stage ntiyajyaho, ndetse na Bruce Melody avuye kuri stage yewe ntabwo Bwiza ashobora kujya. Wenda dutegereze yuko Bruce Melody araza kubikomozaho ubwo araba ari kuri stage wenda mu gusoza naba yamaze kumenya amakuru ya Bwiza, ariko simpamya yuko bashobora kuyamubwira ataratangira guperforminga cyangwa se atarasoza. Ariko uko bisa kose arabizi ko Bwiza ataperforminze, arabizi uko byamera kose inkuru ya Bwiza yaba ayifite yuko ataperforminze, yewe ndetse n'ibyamubayeho yaba abifiteho amakuru. Uyu mukobwa wacu tutabashe kumenya neza birambuye impanuka yakoze iyo ariyo, ese yamukomerekeje, ese n'imodoka yakomeretse, ese n'imyenda yo kwambara yabuze, ese byagenze bite? Umuhanzi ni byinshi cyane bishobora gutuma atajya kuri stage, ariko njyewe ibi bintu nari nabitekerejeho mu mboni yanjye mvuga ngo ntihazabura umwe muri aba bahanzi ibi bitaramo ntabwo bizangira bose uko bakabaye baperforminga, bose ngo baperforminge nkuko byakabaye biteguwe. Ni mu mboni yanjye nkuko nabibonye nka Mr. Jean Ngugu, ariko kandi uyu si The Ben nta nubwo ari Bruce Melody. Igiteye ubwoba n'inkeke nuko yaba yakomeretse, naho abami bibi bitaramo ni babiri, ni nabo bagarukaho cyane ku manywa na nijoro no mu itangazamakuru. Ndizera ntashidikanya ko Bwiza uri amahoro. Mu gitaramo cy'Imusanze twarakubonye ususurutsa abantu nabashimisha, mu gitaramo cya Nyagatare turakubona, mu gitaramo cya Bugesera ntitukubonye. Katwizere yuko Rubavu, abanyarubavu bazakubona. Iyo mpanuka wakoze nta kintu yo gutwaye cyangwa se itaguhungabanyije cyane ngo we wajya kwa muganga. Ndacyashakisha itangazo nindibona ndaza guhita ndibasomera kugira ngo abakunzi b'umuziki nyarwanda cyangwa se abakunzi ba showbiz nyarwanda muze kuba mwamenya ngo Bwiza bimugendekeye gute kugira ngo ataperforminga hariya i Bugesera, atataramira abakunzi be, dore ko anavuka hariya mu Bugesera, ari naho yagabiwe, ari naho hariya mu Bugesera. Navango ni wabo w'abahanzi, niho ba North batuye, Kina Music, Clement n'abandi bagiye batandukanye, ariko kudataramiye mu Bugesera. Ndizera yuko na Bruce Melody aje kwishura umwenda yagiyemo umwaka ushize mu bitaramo bya MTN wacu na muzika, ubwo yagiye guperforminga imvura igahitigwa, avuga yuko nzagaruka kubishyura, akabaje kubishyura mu gitaramo cye yiteguriye. Kanizere yuko Bwiza rero mukobwa wacu ahazaza hacu nyamashushanya nkabona no mu muzaba ngayo nguko ibibaye kuri Bwiza ntago ari byiza. Katuze gukomeza tubitegereze. Ciao ciao.